isimbuye Ruhango ka Gakenke mu karere ka Gakenke ubwo ni report yagaragaye ahangaha mu murenge wa Gakenke n'ubundi mu kagari ka Buhetane bari Buheta mu mudugudu wa Karambi bari kutubwira yuko ngo hari kuvugwa inkuru y'umwarimu ubwo ni nacyo cyabigize inkuru cyane rega buri kuko abasanzwe biba ihene n'iki byose none akenshi buriya hari igihe usanga bashaka kugira ngo umuntu bamutandukanye n'ibyo asanzwe akora ariko iyo umaze kugira izina nibyo nyine biba byagize inkuru ubusanzwe abantu bariyiba uko barimo bazwiho ubunyamwuga erega uyu rero bari kuvuga ko ngo kufatanye n'ubuyobozi muri no murenge wa Gakenke ngo witwa Kabera Jean Paul umuyobozi w'akagari ka Buheta bwana Ndagijimana Tarisisi Irondo na Daso byabindi twavuze nyine wakoze target operation ngo yo gufata uwitwa Uzayigira Marcel Clement w'imyaka 35 n'umwarimu wigisha kuri JS Kamubuga akekwaho gukorana n'abajura biba amatungo magufi akabagirwa iwe bagatwara inyama ngo bari bafite amakuru iwe hari amatungo bashaka kubaga ngo bagezeyo rero basanga hari ihene 3 n'intama 3 zikingiranye mu gikoni uwitwa ngo Nyiraruhungo Esperance w'imyaka 28 utuye mu Buheta Karambi mudugudu wa Karambi ngo bakihagera yababwiye ko yabuze ihene mu gitondo cyo ku munsi w'ejo saa 12 za mu gitondo byutse ariko ntiyabivuga nibwo ngo bamweretse ayo matungo arebye masangamo ihene yari yabuze yego izo ntama rero ngo 3 zindi zari zihari nazo ngo haje uwitwa Habumugisha Joseph uturuka Kagoma Rurambi asanga arize yari yarabuze ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi ihene 2 zari zitarabona ba nyirazo ngo hari haje uwitwa Nyiranatanyurwa Rora uturuka Kagoma Bukanka ngo asanga arize nawe yari yaramaze ibyumweru 2 azibuze ubwo rero ngo uyu Wazigira Marcel Clement uyu mwarimu nyine bamubajije uko ayo matungo yahageze ngo yemera ko abajura bayamuzanira akayagura buboro uri kubyumva ubwo rero ngo ikintu cyahise gikorwa muri target operation uriya murimo kubona nyine ni uwo mwarimu isura ye twayihishe se nawe wayihishe yafashwe ari gushakishwa yafashwe ngo hari gushakisha uko yashyizwe polisi nyimara rero kubona aya makuru nagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke Madame Vestina Mukandayisenga hari Vestina tunamusuze cyane bura nawe ni umwe mu bameya batanga amakuru yego yubaha media cyane atanga amakuru cyane nawe ni nka meya wa Bugesera uretse ko uyu munsi meya wa Bugesera yandiye sine nta mubajije ntise nyakubaha aya makuru n'impamo arambwira ati yego ati nibyo anambwira yuko uyu mwarimu ngo yaramaze iminsi ari no mu bihano by'amezi 3 mu kazi bisanzwe akora adahembwa ngo kubw'amakosa y'akazi yakoze ajyanye n'imyitwarire umuntu yari gukora adahembwa ubwo rero avuga yuko bijyanye n'iyi dosiye ya matungo yasanga mu ihene n'intama bari kuvuga yuko harimo gukorwa iperereza urabona Irondo riba riri mu kazi ikigaragara cyo nuko yayaguraga boboro koko bamwibaga bakamuzanira rwose nta nicyo wenda ntabwo tumushinjije icyaha urumva ariko ikigaragara ushobora no guhera ahangaha kuba yaranamaze no muri ibyo bihano ari muri crisis nuko akemanga
ari no muri crisis ari muri crisis adahembwa kwishakira imibereho hano ushaka ntubuze na crisis ntaho ntubuze na crisis ahubwo udahembwa se bivuze ko wagwishora mu oya nyine tuvuge ko ari byo yahise aba yinjiyemo. umva ikindi kintu meya yavuze kuba byonyine yarari mu gihano nuko akemango n'undi atari umuntu w'inyangamugayo ariko ibyo yahaniwe ntabwo bifitanye isano n'ibingibi ibyo ari byo byose ibyahanirwa byose ariko nanone kuba yavuga ngo reka kandi karimo kabo amafaranga ni nkuko ntuze Jean Pierre ashobora kujya kuri RIB yakoze ikintu runaka yagera agasanga n'undi hari indi dosiye Jean Pierre n'ubundi yarasanzwe hano dore dosiye eshatu ziri hano ibihano yahawe by'akazi. Ibi rero mwabagabo mwe muze kubihuza na bamwe mubona ukabona umuntu murakora akazi kamwe urumva mukora akazi kamwe amafaranga rimwe na rimwe buriya umushahara rigikora n'abantu nubwo muri wese sinya amasezerano ariko buza umushahara hembwa ariko ukabona aratera imbere nta yindi business uzakora ku ruhande nayibuze urumva niba bikabyaguteza na mu muryango uriya muntu ko atera imbere abona amafaranga wewe kugendekera niba yabiziguraga buboro zikabagirwa iwe ushobora gusanga nk'ihene yakaguze nk'ibihumbi nka 80 yayiguraga nk'ibihumbi nka 20 wono wacuruza inyama bya 80 ibintu bya buboro mujye mubyirinda utazanamanuka hano Nyabugogo ukabona inkweto ngo nukire ku bihumbi 20 wari kuyigura 40 ugahita uyitwara burya nawe baraza bakakunyata nuri nawe baragutwara telefone se iyo wibye telefone boro wayiguze mu gitondo saa 2 ari hasi bakaza gufata ikimenyetso atenegurisha umunyamakuru ukorera hari wasohoka mu kiganiro bagutegereje yes ahangaha binabe n'isomo bagata bagutwara kuko hari igihe usanga abantu bari kuvuga ngo ibyo kuvuga ko ari umwarimu ntibyari ngombwa nibyo bigize inkuru ntabwo byari ngombwa kuko kumva yuko umuntu ari umurezi agomba kuba ari intangarugero aho hantu oya yashaka kubaza ngo numwarimu yashatse gushyira icya no wapi cyaje kubureza abaturage twamufashe kubera iki niki nese abarimu byari ngombwa abarimu mujye mva ko basambanya n'abana ibyo wabikoze uri mu kazi bamwe mu barimu ni ukuvuga ngo bamwe mu barimu niyo yabikorera hanze inyuma y'ikigo uri kubyumva n'ubundi ntabwo yambuye cya kintu ni icyita rusange ni icyita nako navuga yuko ni nka titire ibi muriho kugira ngo rero uzamutandukanye n'iyo titire afite kandi ari byo bibuze gukora inkuru reka nkubaze ikibazo ndabaye nkora ko kuri telefone reka nkubaze ikibazo umunyamakuru Abdul Nyirimana yafatiwe muri rogi n'umugore w'abandi wavutangiza umunyamakuru cyangwa umuturage twa Abdul Nyirimana umuturage ikintu cyose inkuru ntabwo kuko ari umunyamakuru nukuvuga ngo nta hantu handitse yuko niba wafatiwe muri rogi barajya kugukuraho ubunyamakuru cyane stile n'ubundi wacyari umunyamakuru rogi nizo zirimo abandi baturage ahubwo abantu bakwiye gutandukanye gufatirwa muri rogi kuko no mu kugukorera dosiye bakubaza umwuga wawe hariya muri dosiye yuriya nibaza kuyikora niba yikora ribu nikora icyo akora baravuga ngo umurezi ntago baravuga yuko wenda yarafite busheri niba ari busheri niba ari uribuka cya gihe bavuga ngo umunyamakuru yafatiwe muri ntuze mu kabari yarwaye bamujyana muri transit nibyo bikora inkuru kuko ni nabyo umunsi kuba twari dusanzwe tubona abantu ngo yafatanywe intama n'ibiki ubusanga abantu batabitindaho cyane ariko ubu ngubu ugeze hara mu Gakenke mwarimu w'imibare ubu bari kuvuga bati mwarimu wigisha ahangaha no mu magambo meya yasorejeho yavuze ati ese ubu abana bacu abigisha iki ati amategeko agomba gukurikizwa ubu bakanasorejeho abana bacu abana b'igihugu bigishwa iki kuko uyu munsi wenda navuga ko agize amahirwe kuko bibaye ari mu kiruhuko ariko si ubu wenda tuvuge aragiye ariko ubu abanyeshuri barimo barabihanahana baravuga bati mwarimu yafatanywe muri bisi yanahendaga kubera ko inyama zari yanahendaga urumva rero ariko baze gucukumbura barebe abazimuzaniraga naho yazigemuraga byose barabiperereza niyo mpamvu nyine bavuga zigemuraga saa ahantu hamwe
atinze kuzica bitewe n'ukuntu inyama zihenze iyi business yo gucuruza uyu wumva yazibagaga bitewe n'uko isoko yabonye rihagaze uko bimeze ako nta nubwo yazicuruzaga n'ubusanzwe ubwo yazibaga gusa cyangwa waraziba akazigura ariko n'ubusanzwe hari igihe umuntu akora umushinga bati nzajya ngura ihene mu baturage nibyo nanatangiye nkubwira zizane nyigurishe ba muco Jean Pierre nibyo nanatangiye nkubwira numva muravuze ngo two kubihuza nuko atari mu kazi ushobora gusanga ibi bintu yaranabikoraga mbere wenda ataranazibaga cyangwa se yarabikoraga ntabibonera umwanya uhagije noneho ahagiriye muri ibi bihano by'akazi uri kubyumva abibonera umwanya furu uri kubyumva abishyiraho umutima cyane binakubitana nuko wenda yibereye muri ya crise atangira no gutekereza ukundi kuntu yavuga ati ubu noneho ntitwatangira no kubishaka mu buryo bwa buboro nk'uko biri kuvugwa abishyizemo umutima uri kubyumva bikaba nabyo byaruririye aho ngaho yego kuko urabizi hari abantu bamwe akazi gashobora guhagarara ugasanga agize indi option yindi ya kabiri noneho niba yaranabikoraga na mbere wenda wasanga yarabikoraga nko ku munsi wa konji yarabikoraga muri weekend noneho iki gihe akaba yarabonye umwanya uhagije isoko rimubana wenda ryinshi abona afite demand iri hejuru noneho akavuga ati reka kire n'imbaraga noneho mu kugira ngo nzibone ahangaha hari umujura batumvikanye birangira bamuhaga ubundi buriya wana yaramuhaye make ubundi iyo umuntu ujya inama n'abajura bakuze ibintu ukabubaha iyo bakubwiye byose ni kugira inama biba ariko uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wa PRO harya barabakora iki n'abarinzi b'amakuru mu turere abarinzi b'amakuru mu turere cyangwa mu bigo runaka cyangwa mu bigo runaka n'abarinzi nyine iyo mvuze kurinda se nuko ujya umva kana Jean Pierre azanye no kurinda n'ababeshi ariko n'ubundi abashinzwe gusiga kwerekana isura nziza y'ibigo iyo baba batayifite nuvuga ngo hari uburyo Pierre ntago ashobora kwerekana isura mbi ntago biba w'ikigo cye bisaba gushima none se niba hari abo mwagiye mukorana uwagiye aguhamagara akubwira ngo ngwino ngo ukore inkuru y'ubuvugizi y'abaturage babuze amazi leta mu babanze ntabwo yongera gutwara hari n'ugusaba yuko buriya ni nayo mpamvu ujya ubona inkuru zo mu turere akenshi nazikora hari uguhamagara akakubwira niba ari inkuru niba wandika akakubwira ngo banza umesikire buti mbanze nyisoma akaba editor ureba kubona moto za Spiro buri mugoroba ziba zitunze umurongo hariya urushaho kubaza PR wakuvuga ngo baraziri kuruhuka ngo abamotari bari kuruhuka bakoze akazi kenshi ngo buriya barimo bararuka bakoze akazi benshi ku mugoroba hari umuriro wabuze sama baye PR nawe yahinduka sama baye PR we yahinduka yego ko umenye se ko wahindutse wabimenya ngahindutse none se ntajya bavuga nabi none se ko wahindutse Jean Pierre oya turi ku meza ahangaha bivuga hari abapiyara bazwi hari n'abandi bakorera mu marido ubu umuvugizi nako PR wa Spiro nabonye hari ahantu Spiro ziparitse n'imiryango yose yaho bakorera ko ari ahantu nabwiye Jean Pierre gukora inkuru ati yara ntabwo najyayo aturumva abantu ati baba babyishimiye nta muntu utari PR w'ibikorwa bye ngo Jean Pierre nawe yakoze PR ubwo bw'umuyobozi wanjye ahantu nyohereje kubera impamvu zinini ntabwo nahari kandi impamvu z'inyungu zawe rero natangiye no kumbwira ati urumva ibirayega birazwi ntacyo bitwaye birazwi nawe uri kwikorera business urumva sabo umuntu nk'umuyobozi wa Spiro cyangwa umuvugizi wabo PR wabo nageze ahantu zatonze imirongo n'indi miryango yose itagize wibuye na Spiro bayibanye bayifunze ariko umuriro ugeze kuburaho noneho n'abandi bacaginga nimugoroba aragenda haruzura n'imihanda barayifunga ati bari barimo baruhuka ubwo rero wabaza PR bati bari ubareba kuriya bose babayagwije bari kuruhuka bose samo nta bapiyara nka batatu yasuhuza bakora neza abapiyara bakora neza sha nta naho nziranye nabo kabisa abapiyara warurinda ntabwo muziranye wa mukobwa mwiza niba ari umudamu mwiza ubu ari mu bitaro bya Rutongo niwe yagiye umujyi wa Kigali Emma Claudine Emma Claudine rero mu bihe byashize twigeze no gukozanyaho ariko sinzi n'impamvu twanakozanyagaho kandi ibyo twari turimo ari ibifitiye inyungu abaturage gukozanya ni mu buryo bw'akazi ariko byari mu buryo bw'akazi ariko hari igihe bigeraho ukabona